Turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza muri kino gitondo kigize uno munsi, ngo muze mwongere twihurize hamwe maze turebe ino filime y'umukire imajije kuba episode ya 42. Muze mwongere twihurize hamwe maze tuyisesengure turebe ibyabereyemo ndetse n'ukuntu urugamba rumeze muri ino filime yitwa umusore w'umukire, wavuga yuko ikunzwe n'abantu benshi. Ariko se sha umva kakana, banza ukande subscribe kuri no murongo mugari wa YouTube channel witwa MK na Kamariza. Nta kintu biraza kugutwara gukanda subscribe, nta kiguzi kiraza kuzamo. Kandi wibuka gusharinga ino video, wibuka gutera comment ndetse na like kugira ngo tuzajye tubasha kubana kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel. Ngiye nk'ubusanzwe ubakusanyiriza bino biganiro nkabagezaho rino sesengura rivuga kuri ino filime y'umukire yitwa MK. Ninjye Igisigo Legacy, uzajye wongeraho n'akabyiniriro k'umusamari. Ariko se sha umva kakana, ndabibutsa yuko ubu tuvugana umusore witwa MK yavuganye n'umusore witwa Taiga, ari wo wigeze kumutega mbere baramwica, ariko umuvandimwe aza gutoragurwa na Diane bamujyana kwa mama Diane, yitabwaho aza kuvurwa birangira akize. Nagira ngo nkubwire yuko ubu ngubu ino filime irangiye, uno muvandimwe wacu utegura zino filime akanazandika ameze nkaho ari mu kangaratete. Uyu munyarwanda yagize gutya aca umugani mu rurimi rw'ikinyarwanda, aravuga ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, ukanda kiziritse ku muhoro burya gasiga kawuciye. Ariko se sha tutarindiriye twagendera kuri uwo mugani nyarwanda w'umugenurano ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, cyangwa se akiziritse ku muhoro ugasiga kawuciye. Ino filime ubundi wowe iyo uyireba ino filime nyarwanda ubona amaherezo yayo ari ayahe? Nkwibutsa ngo banza ukande subscribe. Ubonye ukuntu ino filime irangiye, ariko se mureke ubu ngubu tuze kwizera uno musore wacu witwa MK, cyangwa se ashobora kuba agiye guhura n'ibyamfurambi. Ndabibutsa yuko ubu ngubu sizingizi turi kuvugana niwamenya ikintu uriya musore witwa Taiga yapanze kugira ngo bahurire hariya, aze kuba yamuha inzandiko ze ziza kuba yajyana mu nkiko kugira ngo babavandimwe bakomeze gufungwa cyangwa se bakurikiranweho iriya company, kugira ngo iriya company MK abe kuza yayegukana. Ni urugamba rukomeye cyane. Rero sizingizi nagira ngo mbabwire, ese nanone twizere yuko Taiga ko yamufashe akamujyana ahantu hameze kuriya habi kuriya, murabyibuka yuko ari imbere y'umugezi, ase ntago ari akandi gatego ashobora kuba yatezwe bakaba bashaka kuza kongera kumwica? Ndabona hari ahantu ari urugamba rukomeye cyane. Ariko se nanone nko nabonye uriya muvandimwe wacu witwa MK nawe kuri ubu ngubu asigaye atoroshye, ameze nk'uwatorotse urupfu, yarangiza agahita ajya kwiga kungufu kuko barakubiswe cyane bamugani bashaka kongera akumwica. Yagiye hari ahantu ari kubishidikanyaho, none ubu tuvugana yikubiswe mu mabandi agera kuri 3 yose amurwanya, harimo Taiga ari we ushobora kuba nkaho yamugambaniye, ndetse na MK uhora ushyiraho ikiguzi cyinshi ngo bamwica, akaba ari nayo bari guhanganira ibyo bipapuro Taiga yari yatwaye. Ndetse na wa muvandimwe umwe nanone wibandi rya danje bigeze kumwica bwa mbere akanga gupfa. Turaza kubigenza gute bavandimwe banjye? Ndagira ngo mbabwire ngo muze gukurikirana episode ya 2. Uyu munsi nabakoreye ikiganiro kirenze kimwe, ndakeka uyu munsi turaza kwa uploadinga ibiganiro 3 kugira ngo ino filime yose tuze kuyisesengura tuyimareyo. Njyewe mwabanaga n'ubundi nk'ubusanzwe, amazina yanjye ni yayandi, ariko uzajye wibuka kongeraho umusamariya naryo risa nkaho ari iryanjye. Mukomeze kugira umunsi mwiza, ariko mbifuriza nanone gukurikirana ikiganiro cya 2 kigiye guhita kinyura nanone kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu, ari nayo yanyu, nacyo kigiye kuvuga kuri ino filime y'umusore w'umukire. Niyo nanone tugiye kongera gusesengura kugira ngo tuyisesengure yose.